we nyamabondo Bruce Melody byaranze n'ugishoboye. Impamvu bino bintu ndimo ndabivuga, stage ya nimugoroba y'Imusanze wabaye imbwa, wabaye inyandagazi. Ibaza ujya stage abafana bikagira naho bagenda, nta kintu ushoboye. Impamvu nta soni biba byandenze, no mvuga ndimo ndahagarika. Niki cyakubaye gituma niyo ndufite sinabonye uragerageje kwigabanya? Ntabwo wagiye muri bihugu bizamere kujye kwigabanya, byigeze bishoboka se? Wapi? Nukubera iki? Amaraso ashyushye yaragiye se? Ni cyo kintu gituma udashyushya urugamba ubinkwatanye. Ibihe byiza kubakurikirana ibiganiro by'ubumwe media. Muri kumwe ni Dr. Rumomba, umwami w'injyana gakondo, umwami w'injyana ya gakondo y'akonya kabisiramo kabiri, yewe akavuga umwami w'abagore ndetse n'isi yose. Icyo nsabye nyifite ndakigusapotinga yewe akagufasha. Icyo nababwira turakunda cyane mbikuye ku mutima cyane ndasuza boss wanjye Eric utuma mbona umugati, yewe akabona umugati kirabana, yewe akashyira n'umugore. Icyo nakubwira mbikunda mbikuye ku mutima, mora muzirikana nkusabira umugisha imbere y'Imana. Ndasuza abantu bahereye ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afrika, babwiye ko tubakunda. Comment zanyu tujya tuzibona, mutubwira yuko ibiganiro dukora ari by'ukuri, ibiganiro dukora ko ari byo bibafasha. Natwe turababwira ati turabakunda cyane. Uno munsi nemeye ndifata, ubu tuvugana duherereye Imusanze, ni nyuma yuko igitaramo cya The Ben na Bruce Melody kirangiye. Nukuri kw'Imana byari biteye ubwoba. Ubu tuvugana merereye aho igitaramo cyaraye kibereye. Mbere yuko tumanuka tuzi Kigali, ndavuze ati reka mbanze mbabwire uko igitaramo cyagenze. Igitaramo cyari cyatumiwemo abantu bagiye batandukanye, harimo Benovia niwe nshaka kwibandaho no munsi kuko ibintu yakoze byari biteye ubwoba. Harimo Bwiza nawe yari ahari, ariko Bwiza biracyarimo biragaragara yuko ari wa mugore ushobotse cyane. Ndabanza tuhuze manager wiwe bamwita nde? Bamwita Korode. Nongeye nsuze papa wiwe. Impamvu bino bintu babivuga, abo bantu baba badukoze ku mutima, baradushimisha tukabibona. Ese nuko iki batatumiye Aline Sano? Niko adashoboye batumira Bwiza arashoboye, afite umuryango ushoboye. Mwibuke ko papa wiwe ari na general. Mbe kuri Bwiza njye ku muntu witwa Bruce Melody, abantu benshi cyane bagiye bavuga ati ngo Bruce Melody ngo nashoboye, ngo niki ngo ni nyamabondo, ngo afite inda. Inda yari nagwikiro. Papa ni umusore, ari fiti, arakomeye. Umujama ajya kuri stage akamara isaha, arakeneye performing cyane. Njye kuri The Ben niwe bari bategereje kuri stage, abantu benshi cyane bari bahagurutse. Nanjye aho nari mezo cya papa. Ubu tuvugana nari mezo cya, nanjye ni nashyushye vuga ngo ati ndashaka kureba Tayiga apana 001. Ariko birangira mubonye umujama yageze kuri stage, abantu we nkurikiye ku bumwe media, we mbikubwiye ntago wabyumva. Ariko Tayiga kigera kuri stage, abantu barize birabarenga. Siko wagira ngo ni media warugiye kuri stage. Impamvu bino bintu bandi kubivuga, mwagiye mureba umuziki mu 2000 1996 1997 nyuma ya jenoside. Umuziki twaragiye turawubona. Nanjye nari ni mu bantu bitabiraga birabitaramo. Ndibuka igitaramo nitabira 1996 nyuma ya jenoside. Uriya mujama witwa The Ben wunguyu ntago yararenze, yajyaga kuri stage ukabona n'ibintu bisanzwe, abantu ntago barimo baramukunda. Ariko ubu tuvugana 2026 ararenze, ateye ubwoba, arajya stage abantu bakagira ubwoba. Nongeye ngaruka kuri aba bajama bagiye kuri bamwita makanikoshwa, sinzi kuntu bamwita makanikoshwa, babajama bitwa ba Christopher, ba Muneza, ba Knowless. Mwagiye hehe? Nongeye mbabwire mwagiye, nongeye mbibutse mwatumaga abantu bishima, mugatuma baruhuka mu mutwe. Ariko ubu ngubu mwaragiye murazimira. Ni iki gituma muzimira? Ni iki kintu gituma utaza uhumuneza? Impamvu ino ibintu
gufata indirimbo yawe ukayisora ukayigeza hanze biba bishaka kuvuga ati ndashaka gushimisha umunyarwanda uwo ari we wose ahari. Ni mwe mwarabyishakiye ariko nyine nimubikore. Ubu tuvugana Knowless ari he? Ntabwo ari mu bigora ari Bugesera hamwe n'umugabo we Kerimo. Hari ibyo barimo barakora se wapi? Nta umuziki wowe nkuriki ureka ko umuziki wa Knowless nta muziki wa Knowless uka kumva. Makanikoshwa nguyu baraga bavuga ngo ati ngo afite indwara zihe. Ubu ngubu makanikoshwa ari he? Mise nibuka story ya makanikoshwa. Makanikoshwa ni inshuti ya Kenisi bikomeye. Ariko umunsi umwe Kenisi ari kuri radio. Nuko yumva phone iramuhamagaye. Ngo ati ngo ni makanikoshwa. Urumva ngo ni makanikoshwa. Baravugana ariko Kenisi mu kuvugana yaje iwe yumvaga ari makanikoshwa nyine ijwi giwe. Amubwira ati nguriza mu 50. Zavuga ati makanikoshwa ko inzi uko kwatege ngo ansaba amafaranga ibintu bigenze. Ahita afata numero yiwe ahamagaye asanaga ari makanikoshwa. Nizo story mba ndimo ndababwira. Ariko icyo nababwira mwagiye ko mwazimi. Reka imve kuri ibyo ngibyo. Icyo nababwira igitaramo cyaye kiryoshye cyagiteye ubwoba. Ariko wowe ndibaza wowe utaje Musanze ibihumbi 10 nibyo byakunaniye kwishyura ukaza ukinjira mu gitaramo ukareba. Hani Musanze turi ntago ari ibintu bigoye uraza nawe ukinjira. Ibyo mbireke ndashaka kwibanda ku muntu witwa Benovia. Shia umupetate ubwo impamvu nega ntago mwayimuhari mwirebere. Mwabe igitaramo cyesho bundi Debe namuhereza amuha performance. Mwaribonye umujama njya stage azana abagori ati uburyo bazagamo ajya stage abantu bagira ubwo bararira baratakamba barapfuka maravuga ngo ati uyarusha y'amana. Bo tuvugana ngo ati ngo barashaka yuko kurana indi mu Diamond Platnumz. Bararize bibatera gahinda. Impamvu ndi kuvuga Benovia uri hano unamujama ararenze. Umujama yagiye kuri stage hafi saa 12 n'igice yageze stage. Ariko akinjira kuri stage abantu bose amaranga mutima yabafashe yinjiye mu buryo buteye ubwoba ku buryo Yesu nawe yahambwe niko yinjiye kuri stage afite ababyinnyi bateye ubwoba. Ajya stage bamuhereza iminota igeze kuri 10. Uko impamvu atamereza iminota niyo Debe yakoresheje 50 niko Benovia arakirimo arazamuka na hantu yari yagiye tuvuge ngo ati ngo ari ni nka y'amano nka Christopher ngo bamureza iminota nka 20-50 nyine nuko ari atari kuzamuka. Ariko muri minota 10 bamuhaye yayikoresheje neza. Man umujama yaje afite tire mu mutwe. Wowe umundi mo ndabibwira ni umuntu utaruhari uwari uhari yabishimye. Ubungu n'ahantu ndi nayo igitaramo cyabere ndimo ubungu inyuma yanjye ikamera ndimo ndabona abantu barimo baratembera cyarimo barumva muhumuro wa Debe na Bruce Melody. Nyine nuko bitangombwa ngira uwo mamagara azana imbere kamera abibibwire neza. Ariko icyo nababwira ubutaha niba ari igitaramo ngira ngo bahita bagira uhango. Niba ari igitaramo gihari uzajye wemera wigome ibyo bihumbi 10 niba ari ibihumbi 5 byigome ujye kure icyo gitaramo. Kuko ikintu gifasha ikintu bigufashamo iyo witaye igitaramo uruhuka mu mutwe ukamera neza. Bya bitekerezo nyine bya karanda warufite za goma yisho iki zose warufite byose nyine bikajya inyuma. Umutwe wawe ukongera ukamera neza ukamera fresh ukongera ukamera neza ukongera ugatangira icyumweru umeze neza akazu kakitabira neza ku buryo na boss agwamaga ngo ati ngo we Kariza vayana ku kazi vokore raporo ukayikora neza kuko wumvishe za ngoma zikurura mu mutwe. Debe na stage arimba za ndimbo ze ngo nasara nibaririmbire hose giye murandi tayari. Umujama agiye kuri stage arimba niyo habura umunota umwe gusa iyo bose bakwanga nzaba nkikukunda niyo yayiririmba. Ariko akirimba ngo nasara. Man abakobwa barizema ibazaho abasore batangiye guheka bagashyira mu mugongo nk'arakana barimo baragira ati cicika. Nyine ikintu nababwira umuziki nyarwanda murimo murabona yuko kwatangiye gutera imbere.
abangaba twari dufite ba knowless ba Muneza ba Christopher barimo bagaragaza yuko nta kintu bashoboye. Niba mushoboye muze mujye stage mwonge mukuri ingoma muzisira hanze tuzibone abantu bazikunde babashe no kubasupporting mwonge babere ku rukundo rwanyu tubone yuko ko muziki nyarwanda uri muratera imbere kuko abangaba no bari bakomeye kuri stage. Rero kuba bari bakomeye bakagenda ubu mwatumye umuziki nyarwanda usubira hasi. Ubu ngubu reka mbabwiye ubu tugiye muri Ethiopia ndibuka 2018 2019 gutyo naye ndi kumwe n'uwa mupeti ukora kuri radio Isibo twerekeza mu gihugu cyo muri Kenya. Twageze muri Kenya ibazaho kwasanze umuziki nyarwanda ibazaho twashyagamo indirimbo ya King James ugasanga nta muntu yizi washyamo indirimbo y'aba bajama abangaba bari group ya Bana Boys ugasanga ntago bazwi bashyamo indirimbo ya Bruce Melody ugasanga nayo nje ndibuka nahise nyine indirimbo yitwa ira akinyuma nayikinye mu banyakenya ndabasi ino ndirimbo murayizi nyine mu kinyakenya nyine mwibuke ko bavuga n'icyongereza kiza cyane ndayikina ino ndirimbo nababwira ati se ino ndirimbo murayizi wapi language wapi nyine ndabazi birabananira. Ejo nijya muri Tanzania 2020 ngezeyo indirimbo nyishyiramo nabyo ati uko wapi usikirize ngoma wapi gusa wapi. Icyo mbabwira umuziki nyarwanda mwege mumurikiye mubashe kubabwira bongeye bagaruke muri industry kuko ni mugarukamo muzatuma abantu bayikunda yewe ndetse ibashe no kugera ku isi yose nyine abantu bayibona babone yuko dufite ibintu bishimishije cyane. Impamvu bino bintu nayo mbivuze nuko twitabiriye igitaramo cyane mugoroba. Icyo nababwira ndabakunda cyane imba mfite iminota mikeya ariko muri iminota mikeya imagerageza kubahereza amakuru ashimije kuyabona hamwe mubashe kuruka mu mutwe. Icyo ndabakunda cyane icyo nababwira ndabakunda cyane ni Dr. Lumumba cyane ndasuhuza boss wanye mubwira ati ndamukunda cyane bikuye ku mutima. Ciao ciao.